Yes, gahunda niterebye Isano News turahabaye umwaka mushya muhire kandi mugubwe neza wa muherereye hose mu manda enye z'isi ku migabane igiye itandukanye kandi Kristo abagwiriza imbara ku Isano News n'ibiganiro tugiye kuzajya tubagezaho kandi byiza kuri screen yawe kandi nanjye imbere yanjye dufite umutumirwa yitwa Apotre Mutabazi, ni umuhanga n'umwenjeniyeri yanditse ibitabo How to become a rich in 6 months. Nagisomye cyane tugwaye ikaze muntu w'Imana meze neza. Murakoze kumikaze. Turanezerewe ko bana nawe. Nanjye ndanezerewe. No bamerutse gusohora icyitwa ngo Prosperity Formula. Gato sorry. Merutse gusohora icyitwa Prosperity Formula. Ko kiragitabo ni cyiza rwose. Ngiye bwa mbere nkubona no igitabo cyose kigisha amahame. Ushobora kunanirwa no kuyashyira mu bikorwa ariko yashyize mu bikorwa birakora. Cyane cyane urumva na amahame ya Bibiliya, na amahame yagenda ahuza ukuri kwa Bibiliya, ubwenge bwa Bibiliya noneho n'ubwenge busanzwe cyangwa se experience tandukanye. Ubundi yo wigire nk'urugero Bibiliya ntago yemera ko umuntu uyisoma cyangwa uyizereramo yaba umukene. Uzasanga abantu benshi bakena bayifite. Kandi ibi byaba ku wundi muntu nanjye byamba kuko burya urabizi ko ibintu byinshi byanditse muri Bibiliya hari igihe bikunanira kubyitondera cyangwa kubishyira mu bikorwa. Ariko uzabe nk'urugero ari ijambo abantu batajya baha agaciro. Ahantu Imana yabwiye Mose bamubwira ngo numugire umwete wo kwitondera amategeko yanjye n'uwo kunyumvira. Iyi migisha yose izabaza bagereho. Amen. Mumwe mu migisha yavuze ngo uzaba hejuru gusa ntuzaba hasi, uzaguriza amahanga ntuzayaguzaho. No kibaza kumvira Imana birahagije kugira ngo umuntu agire amafaranga amusagutse ku buryo yaguriza amahanga atayaguzaho cyane rwose. Noneho nkibaza ahubwo ubukene n'ubukristo byaje guhura gute? Cyaje guhura gute? Byaje guhurira he? Byaje guhura gute? Byagenze gute rero? Ariko nyine n'uburyo Bibiliya nimba ari ikintu abarokore benshi batajya basobanukirwa. Bibiliya bayigishwa nabi, bayisobanukirwa nabi. None ugasanga ni hafi y'ibintu byose byanditsemo. Kandi handitse ngo hahirwa abakene. Yaba n'iby'ubugingo. Usanga umuntu ari kubwira undi muntu yuko nimba ngo yabeshye kuri telefone azarimbuka. Kubeshya n'icyaha byanditse. Hano bihuriye. Cyanditse gute rero? No, ni byinshi. Gusa Bibiliya ntago abantu beshe. Unese nk'urugero mu Rwanda bagira ngo abantu basobanukirwe Bibiliya bayigishwe nande. Abigisha se dutunze bangahe buriya? Kuvuga ngo uyu muntu n'umwigisha wa Bibiliya byanyabyo, not preacher, not kubwiriza, umwigisha. Muri iyi minsi noneho hateye ibintu byo kuba umuntu yaza akigisha ibitekerezo bye. Nuko abyumva agasoma umurongo runaka yarangiza akabigisha ibitekerezo bye. None ikibazo ni kimwe, akubwira ko yeze amashuri 3 ya primaire, ishuri kamunanira ngo akajya gushabika none Imana yamugize umuntu w'umugabo. Akubwira ko yize Imana ariko icyo gihe mpanurira ugende gira amahirwe nsange nta n'ibintu Imana yavuze ngo byumve nabi kuko nyine uri nasomye. Ariko byibuza mbwira ibyikubwiye. Nukabye umbwirize, preach. Ariko wirinde kunyigisha kuko nawe ntiwize. Uti kandi ibyo ntiza ari byo muri science oya. Nimba science yarakunaniye no kwigisha Bibiliya ntabyo washobora. Ni ibintu byanditse muri Bibiliya. Paul yaravuze ngo umuntu w'umwepiskopa agomba kuba ari umuntu ufite ubwenge bwo kwigisha. Ubwenge bwo kwigisha. Rero ugasanga ni ikibazo. None kandi abantu bamwe yacikije amashuri yajya kuvuga ijambo ry'Imana agahita ajya mu murongo wo kwigisha. Ukaba karabaye. Ko hari abavuga ngo nubwo tutize twigiye kizabonwa na Samatare na Samudu. Wenda tube ko yize kubwiriza kizabonwa na Samatare, yize kubaho mu buzima no guhangana n'ubuzima bukomeye. Ariko iyo utize, iyo udafite ubwenge bwo kwiga no bwo kwigisha, ikintu ubujijwe ni ukuba umushumba no kumwigisha. Ariko usanga umuntu ashumbwe n'umuntu wacikirije amashuri ngo ariko agira impano y'Imana ngo arerekwa. No, nawe profete wawe areke kuba your teacher and your pastor. Kubyo bintu bibiri bisaba umuntu ufite ubwenge. Iyo uzanye umuntu ufite ubwenge nko muri icyo gitabo navuze ngo Bibiliya yigaragaza yuko ubundi umurokore wese yakabaye amafaranga yinjiza. Ndereka ngo urugero rumwe rworoshye. Fatire kwa mbere turi kwa gatatu.
kwa mbere nakoreye amafaranga 30. Kwa kabiri ejo nakoreye amafaranga 40. Uyu munsi nakoreye 15. Amafaranga yose yateranyije ni 70-85. Wenda ntabwo ariyo ninjiza yonyine, kuko ngira n'indi kontra y'ukwezi horaho, ariko yo ya consultance mu bivuze ngo ntabwo nirirwayo, gukora inyandiko ibagira inama y'ibyo bagomba gukosora mu kazi kabo bakanyishyura amafaranga atari na make rwose. Ubwo ayo yandi naza yiyongeraho, ubwo yandi ya consultance nahoraho niyo naguma mu rugo ngomba kwinjiza n'ubwo buryo. Ariko reka dufate yo ngayo ninjije ni 85 kuva kwa mbere kujya ku gatatu. Ubwo ndeka tuvuge ko bizajya kugera ku cyumweru wenda ninjije 150. Biravuze ngo ayo mafaranga ninjije mu cyumweru 150. Ikintu cya mbere ubundi kibabaje cyakigoye nuko ayo mafaranga 150 ninjije muri icyo cyumweru nayo yarya muri icyo cyumweru, kaho nta yandi yarahari boke rwugeze kwisi unese ubaye kimanuka. Reka daje tujye mu kiganiro, ariko maze kubwira ibyanditse muri kitabo cya Prosperity Formula. Imigani 6 iravuze ngo wa munyabutebe sanga ikimonyo wige kandi ugira ubwenge cyane, vuga ngo guhenga nsinzire ngo ubukene buzagutera nk'umwambuzi. Ariko ufashe ibyo bintu ukabicurika, icyo gihe nawe ubukire wabutera nk'umwambuzi, aho bwaba ntawe urakwihishira. Arabanga ibimonyo cyangwa se imiswa, the ants, ngo muki ibyo byabashije gukusanya birya kimwe cya kabiri, kindi kimwe cya kabiri bikagitegurira itumba. Harimo ihishurirwa rivuga ngo amafaranga winjije yagabanyemo kabiri. Utiteye ku bibazo ufite ko niyo utayinjiza se wari gupfa. Tuvuge ko ninjije 85 minsi 3, iyo ntinjiza nari gupfa. Ese iyo ninjiza 20 nari gupfa? Okay, yahaje 85. Itugira gutyo pasuremo kabiri. Uko kundi padiri agira gutya akamanyura, mwakire murya akarya wenyine, ndetse utwo kurya tuba duhari ku ruhande, ariko ntimusangira ko twayariyeho. Nuko no yavuga ati mwakire munywe, akagira gutya agahanagura, ariko kunywa byo ntago mugerayo. Karakana nakubwenge mwakire murye kandi babagize ko muri burye, ariko kamunywe ko karatangaje ko nta unywaho. Ariko noneho kuri agabanyamo kabiri hostia, niyo bayita hostia, cya kinini kitari Eucharistie. So nimba mivuze n'abakatolika mu mbashe ni murakare, mba nagerageje no kuba namenya n'utwo ngo urakaze njya mu, ariko nubango 85 kugabanya kabiri ni kangahe? 42,500 siko kuri. Biravuze ngo muri minsi 3 nagombye kuba nkora ishoramari ry'u42,500. Naba ntacyo mbona nayashoramo nkayashyira kuri konte iri bloke, nkazayifungura ariko ngiye gukora umushinga ubyara inyungu. Ibyo ngibyo umuntu wese bikoze arakira. Ariko nimba ari ikintu kigorana none, umuntu ahita avuga ngo urumva nyine nkorera 200 ngo kandi mba mu nzu y'ijana banzura ikigoryi. Okay, bibiri kwita ikigoryi. Kubera ko ni gute nyine uhembwe 200 ukayeba mu nzu y'ijana. Nyine ngo urumva ngo inzu zarahenze ngo ninde wakubuje kujya mu 20 ushatse ko Kigali nta nzu ya 20 ibamo. Nyine ngo ibisa nabi, ahubwo ikibazo ni iki, urumwiyemeza. None se ubundi uragira ngo wemeze bande? Uri igiki wowe? Uri meya, uri gitifu, uri minister, ni wowe usagarira urugaga rw'abacuruzi. Kuki ushaka kwigaragaza nk'igitangaza ubundi? Oya, hari n'uvuga kawate n'ubundi ndargejo ntawamenya ko umugabo amavuta agaciro kawe kaje ko mu myenda ryari. Biri byo kwambara neza mu birekera abakobwa ari yambara neza akabona umugabo mwiza ufite akantu yakisiga neza bikaje. None se wowe ushaka uri kwambara neza ugira ngo ari bigende bite? Agaciro kawe ari akazi wakoze. Imyenda itarahenda yacaguwa nakunda kwambara ishati z'igihumbi, ariko nkamenya kuzirangura nako kuzicagura. Si igihumbi nkashyiraho karuvati yanjye nziza ko nta muntu ugeze avuga igihe cyose namamariye nambara ishati z'igihumbi za 2 ntabwo narenzagaho. Kandi abantu barakubonaga bagakoma amata batabazi ubu ngubu kuko byarahenze. Ntibyambuje kumenyekana. Kabiri nta wigeze avanga, ariko nubwo umenyekanye ngo wambara imyenda no, kuko ntabwo namenyekaniye mu kwambara imyenda myiza, namenyekaniye mu kuvuga ibitekerezo. None wari ikibazo rero usanga nta bitekerezo washyizemo imbaraga gushaka. Meze nk'abavuga ubutumwa b'iyi minsi, usanga yambaye udukote tuyashyize udutambaro hano yifunze, afite n'ikintu cy'igikabyo n'agakweto kabengerana. Ibyo bimanura amafuta.
ikibazo iyo abana bikora gutyo afite amavuta nta mavuta agira nimba yaje kubigisha nta jambo urumva avuga ibyanditswe ukumva arabicurikanga ariko ku dukote yabigize gusa cyoze biranabahira kuko muri ino minsi abantu bigisha ibitekerezo byabo ngo nimba umuntu akwanze ntago ari wakubyaye ibyo bisomye ngo n'Imana byarayinaniye kubabare biriya bintu wowe utuntu tumeze motivational speaking uri mu motivational speaker uri umushyushya rugamba uri umuntu umutiva abantu ko ari abo bisenya rero ariko ntago ari ijambo ry'Imana uri kuvuga uri kuvuga ibitekerezo byawe hari abo bisenya ruhango ni gute umuntu ambwira ngo mbabarire umwanzi wanjye n'Imana nimba kubabarira ngo byarayinaniye akaba ati nayo ariko ku ruhande rumwe umuntu atari umwigisha biremeye ko akora biriya ariko ikibazo niyo nabigisha nabo basigaye badukora ibintu nk'ibyo cyase nta bigisha dufite ari ikibazo so mu by'ukuri rero umuntu wese uri kudukurikira uzajya afata amafaranga yose abonye kimwe cya kabiri akayishyira ku ruhande akazagikoresha mu ishoramari noneho nimba wemera Imana ukaba wemera ko Imana ikora ibitangaza muri minsi ntibakizera mu bitangaza mfatira icya 10 10%, mfatira indi 10%, biba 20%. Yose umubwira ugiye kuyatanga 10% rijyane mu kibo cy'urusengero. Itorero ryubatse ku rufatiro rw'iki n'iki n'umwana w'abahanuzi. Urufatiro rw'intumwa ubwo nimba umwa ADPR ni mu kibo cya ADPR. Iri 10% risigaye impera umuhanuzi. Ariko uzasanga mu rusengero asiga ano madini manini ayoborwa cy'eskoro. Ugiye gushaka umuhanuzi mu rugo iwabo muri Gobyore nk'ubu nirwariye umugongo wasanga hari n'uwashatse kunyereza ihembe wenda Imana gukiza akagusengera ugakira. None ukumva hari umuntu wateguye inyigisho mu rusengero ngibaze ng'Imana ikakora igitangaza ngo warangiza ngituruka rishyira ngo umuntu ngo umuhanuzi ngiyo hirya muri Gobyore ngo ujye urizana mu kibo cy'urusengero. Abandi bati amina amina. Abantu bari kubabeshya no ahubwo nibyaje gukora gute ku buryo umuntu aza guterana mukamwigisha Bibiliya mukamuririmbisha yaterwa n'ihembe akajya gushaka umuntu wirgiriye wa Gobyore. Ese nibwo niyo yashaka ko basengana ariko murabizi ko ataba kuri liste de paix ya ADP. Gatatu wenda kujya tujya mu kiganiro. Paulo yavuze mu rwandiko rwa mbere rw'Abikore n'ibice 9 umurongo wa 10 wa 7 kugera kwa 17 gutyo. Aravuga ngo ntimuzi yuko kera nyine ngo ntimuzi ko nta muntu uhambira umunwa nk'iyonyora kandi ibyo Imana ntabwo yabivugiye inka yabivugiye twebwe abakozi bayo ngo n'umuhuza agahura yiringiye kuzahabwaho cyangwa se kuzagabanaho. Urumva nigeze gusengera umuntu yari afite etage imbere ya Serena ashaka kwigurisha miliyari 5 z'amanyarwanda. Yaranampamagaye ndariwe mu rugo kandi wese nyambikora turadusenga. Turangije gusenga $100 twari na babiri. Ese $100 nayo bwoko ki ngo ni itura ni itike ni fuel ni essence umpaye itura uzarishaka kurizana cyase ni mutarisobanukiye nzafata umwanya wigisha itura ntituri gusenga ngo ukizwe turi gusenga ngo ubone miliyari 5. Rero niba turi gusengera amafaranga nawe urabiba amafaranga ntabwo ibyo bintu bi complicated kuko uri gusenga ngo amafaranga aboneke kandi ibyo bintu niba byumviye rero ntabwo bumubwire ngo ndi buhinge ntizeye kuzahabwaho wenda ndi kuguhesha agakiza ntabwo nzahabwaho ngo nagakiza nyine ni ibintu byo mu mwuka ariko ibyo usaba ni amafaranga cyane. Ayo mafaranga rero ngomba kubonaho ariko hari abantu bari babifashe ngo yango no kugurisha impano none ko utaje ngo dusengera agakiza cyangwa dusengera kujya mu ijuru udapfuye nka Eliya ushaka dusengera amafaranga ariko ushaka ayo mafaranga ntabonaho nibibaze babitekereza kandi wowe ubuzima bwawe ufite abana ufite umugore nimba mu nzi kodeshwa nanjye nibwo ubuzima mbayemo ariko ashaka ko usengera ukabona amafaranga ngiyewe ayo mafaranga ntumeho kandi wese kugira ngo none se wasenze kayagwa yawe kandi abantu bose bamenye gutanga umugisha urasenga akakubwira ngo apotere Imana iguha umugisha ukagenda oya ukomeye ahesha umugisha woroheje niko birivuga urohesha umugisha apotere uri ubwo se uhindutse iki none wagata so abantu tuye tumenye ukuri none Paulo aravuga ngo ntimuzi yuko abakoraga imirimo yo mu rusengero bagabanaga ibyo mu rusengero
ngo basangiraga ibyo mu rusengero ngo n'abakoraga imirimo yo ku gicaniro okay katiye muri ADPR imirimo mu rusengero turayizi nyine ni ku mudugudu ni kuri paruwasi iyo ku gicaniro se birangira yarahirigitiye ni kwa gushiririza kanseri kwirukana ihembe guhamagara amafaranga akaza n'ibindi nk'ibyo iyo niyo ku gicaniro noneho hari igihe bishoboka yuko uba ufite umushumba afite n'izo mpano imirimo mu rusengero ni ku gicaniro yose ikaba imuhuriyemo icyo gihe ikintu ukora amafaranga winjije yose ufata 20% ukayamuha ikabigusobanurira mu buryo uri bubyumvemo singuye ko Mr. tunakoreye 45 ntabazi yandi ninjiza buri kwezi ahoraho kandi niyo menshi mbaze gusaba 45 20% yayo ubwo ndagabanya 5 80 kugabanya 5 ndi kuva ari 16 nimba ntibeshye ubwo ni 17 ibihumbi 17 ubwo niryo ni byo 20% y'ibihumbi 85 muri iyi minsi 3 nagombye kuba nturi ibihumbi 17 ariko umuntu amara kuyakorera ubwo ni 3 akagereka indi nayo akinjiza nkayo ikaba 170 mu cyumweru yarangiza muri icyo cyumweru akajyana inote y'igihumbi mu kiyo kandi nabwo yikanyiza naye kayitanga kubera ko nyine ni nka formula zikumuntu agomba gutura kandi nanone note ya 5 n'ubundi atanga y'igihumbi kuba ngo n'ubundi yo mfite igihumbi se ko ntajya muri restaurant ngo njye like nyine akaba ati n'ubundi ntacyo yamarira yangaye ariko mu magambo makeya ni 20% yanditse mu itangiriro 47-24 20% noneho 10% rikajya mu mirimo y'urusengero 10% rikajya mu mirimo y'icaniro ubwo biravuze ngo 10% rikajya ku ntumwa 10% rikajya ku bahanuzi intumwa n'abahanuzi byaba ari umuntu umwe kwara umuntu bari umushumba n'ahanura yose kayamuteranyiriza 17 gutya ubwo bivuze iki mu minsi 3 kuva kwa mbere kugera uyu munsi ngomba gufata ibihumbi 8500 nkabijyana mu rusengero afata 8500 nkabi umuhanuzi narangiza gusa 20% afata 50% nkayashyira mu ishoramari ku mafaranga yose mfashe nayafata ibibazo nawe mfite byose ariya 30 asigaye urumva kariyo makeya ukayarya ariko usanga umuntu yakoreye ibihumbi 100 n'ubundi aryibyibiri asigaramo ideni rya 20 none yarangiza akibaza impamvu adakira ntabwo ari impamvu udakira ari uko udasenga nta nubwo ari imikoshi ahubwo ufite mauvaise gestion ijambo rimwe ryoroshye bakigitabana nakibabwiye hafi ya cyose anyarukireho bagisoma hano invest 50% of your income give 20% to the apostles and prophets ubundi rwose gukira ni nona ntabwo bizagusaba yuko uvunagurika cyane cyangwa ikwanyagura kuko ingizafungura ariko ingiro byo nayibajije Imana ibintu yambwiye byaranshanze cyase zanteranya n'abantu hari umuntu wambwiye ati ngiye maze imyaka 10 ntanga icya 10 ariko ubuzima ntibuhinduka pe kandi agitanga ntabwo nyine nkibo senga mbazimana kuki ni gute umuntu yatanga icya 10 ntakire kandi Bibiliya ivuga yuko uzamufungura amadirishya y'ijuru ukamuhumugisha kabura wawe ukwezi Imana irambwira ngo iyo umuntu atanze icya 10 muhumugisha in form of ideas yes mu igitekerezo cyabyara amafaranga abantu benshi batanga icya 10 akashatinga down ubwonko wayatanze icya 10 ngo arumva azayatoragura I understand kabisa umuntu wese uturi kudukurikira uzikatanga icya 10 adasiba shaka abantu afite ibitekerezo uganire nabo ufate bya bitekerezo byabo bikarage mu mutwe wawe icyo ukuyemo cyangwa se icyo wumva kiremereye mu bwonko bwawe cyandike ku ruhande none numva igitekerezo ugifite neza ashora imari muri ibyo bitekerezo muri icyo gitekerezo ushaka amafaranga iyo none utanga icya 10 igitekerezo cyawe ubwacyo kiba gisize tekereza igitekerezo noneho nubwo nta mafaranga ufite ushaka umuntu ugishoramo abantu benshi bazifuza gushora mu gitekerezo cyawe umugisha batanga icya 10 muri idea uburi mu mutwe ntago uburi so ibyo reka twigire mu kiganiro tutarinjira mu kiganiro ho gato n'ubundi niho washamabuye afite imitekerereze iri hejuru hari umufilozofu umwe nimba ari Socrate ngo umwami yigeze amubaza ngo nkukorere iki aramubwira ati icyo wankorera
nyinguruka nirebera izuba. Auditoire de mon soleil. Yes naho ngaho nanjye nageragezaga n'igitabo cyawe ugisobanura ni gute wamukire mu mezi 6 naragukurikiye ndabata umunsi nagiriwe amahirwe yo kwicarana na Mutabazi azavuga ku kintu bita ituro n'uburyo imyizerere ye iri ku munara ati ngiye paka mbonye ituro rya miliyari n'amafaranga make ku ituro make cyane abantu bagutera amabuye abandi ataribi gufate nawe waburi kandi nanone abantu ni barasobanukirwa ibyo hamwe abantu ninjije abandi ni ibigorye kandi bafite ubwiyemezi bwinshi bwo kutanabona ko ari injije abandi bafite ibindi bibazo byo mu byihungabana ryo mu mutwe iki nta nwemerwa n'abantu bose na Yesu ubwe ntigeze avuga ngo abantu bose bamwemere na Paulo ntabwo abantu bose bamwemeye wabivuzeho keshi rero ntabwo rero ibyo ari ibintu washyiramo imbaraga kuko umuntu nimba wenda ashaka kugaragaza ubutwari bwe bwo kuba atankunda wenda ashobora kuba afite igihamya yuko njye mukunda tuve no kuri iki none se ubundi yarapereje asanga nta muntu nkunda no ndabagira bankunda none se ubundi mbagira bankunda wowe ukaba utankunda hari ikibazo kibirimo nawe ugufite abukunda kandi abankunda buriya ntibakunda ukunda nuko Imana yakunze gushyiraho icyo bita diversity. Ngewe ndi umu businessman Mutabazi namushyira muri business ari uwo gutanga ibitekerezo wati igitekerezo nkagwa n'abantu wishakira ati mushyire mu bikorwa ibimbabwiye gutekereza n'ibintu Imana yadusigiye kandi ibidusigiye ku rwego rwagutse hari igihe tuzabyinjiramo wari umuhanga cyane ari igihe hari ugusigwa kw'Imana hari ubuhanga byose n'Imana ibitanga ariko ni ibintu umuntu yasigiye ndetse Imana ibinsigira ntabwo yansigiye gutekerereza abantu ngo ntekereze wowe cyangwa uri oya yarambwiye ati igihugu cyose ku isi cyagutega amatwi gifite ibibazo by'ubukungu ukabaha ibitekerezo bakabishyira mu bikorwa batera imbere none abo umuntu yise akubwira ngo none se ngo ufite ibitekerezo bya danje kuki udafite amamiliyari no nimba mfite ibitekerezo byatuma igihugu gitera imbere aho nzatangira kubikoreshereza nese kiteka ko igihugu kizangendana ntabwo cyangendana hari umufilozofi babajije baramubwira ati kuki udakira kubera ibitekerezo bati ubwo se nakira gute nshaka gukira nagurisha ibitekerezo mbaha kandi nanone ngo ntago nawe mbaye mwarimu mwiza ntabwo yabaye mwarimu Karl Marx yapfuye akereye kandi teori ze zigwa mu mashuri yose ya economy umukobwa niwe wafashe teori ze azandika mu gitabo arakigurisha arakira aho kandi Marx we ntabwo yigeze akina kandi yiswe papa w'aba economiste bose father of communism biterwa ntabwo abantu bose bahitamo kimwe gusa ngombwa nuko umuntu wese aba afite ibyo arya n'ibyo yambara n'aho atura Cone of Maslow iby'ingenzi by'ubuzima impamvu nakubwira ngo ituro rya miliyari ni make icyambere miliyari nta nubwo igeze kuri miliyoni y'idolari kandi nyenza abatumisha muri Kigali bari miliyoni z'idolari z'ituro benshi ndabazi ntabwo ibyo bintu bikomeye uretse ko bari rya buturikoma wagira ngo ituro n'icyaha bari kwitsimba ngo hatagira tuve kuri icyo ngicyo nisika kumaza ikibazo kimwe cyoroshye uwo mugabo washaka kugurisha miliyari 5 z'inzu namubwiye rero Bibiliya ivuga ngo iki rega tuje tuvuga ibintu uko Bibiliya bivuga ariko kubera ko abantu ari ba profane muri Bibiliya abarimo yihunga waranditswe ngo mungahere ubuntu mutangire ubundi ni ibintu byanditse muri Bibiliya ntago handitse ngo ubwiriza ubutumwa wese atungwe nabwo ibyo se ntago wabisomye ariko ngo haranda waya byagucanze byanakuyobeye abandi ngo ariko umukozi w'Imana ngo ni gute ngo yake ituro ngaca umuntu ituro Bibiliya itwemerera guca umuntu ituro ahubwo ikibazo warayisomye abari 14 ahubwo si uranayisoma haranditse ngo ariko bizagenda ku mubembe igihe cyo guhumanuka ngo abatambyi bazasohoka bamusange hanze y'umudugudu ngo bamwitegereze ngo nibabona bamukiza icyago cye bamutuma ituro none se ubwo ibyo warabisomye hoya n'Imana yararakaye kuri bwa bushishi wavuga arangije navuga uko rigomba kuba ringana ngo rizaba ari inuma ebyiri nzima zitazira none se urumva wa mubembe ari wajya ituro agomba gutanga uko ringana uruzi yaba nabonaga umuntu unca ituro ariko akagira ikintu mubwira asengera kandi akakibohoza nawe waritanga ngiye nimba ari umuntu yaminiye ku mavuta nashaze aze gufata nimero yanjye ituro rya miliyoni 10 ndimurambura ariko nanjye agire gute abiziziniwaye nta bintu byinshi ago abantu barambabaza
abarokore bo mu Rwanda barambabaza birwa mu bujiji n'ubugoryi bitigisa nk'akawakabonye Imana ntakora n'ubujiji ntakora n'ubuginga noneho uyu mugabo namubwiye ni Bibiliya ivuga ko amategeko y'iminyago Imana bavuga ngo nimujye muva ku rugamba mujye mufata iminyago yose muyibarure muyibare nimurangiza ngo muyipasuremo kabiri 50-50 ni igice kimwe cya kabiri mu gihereze abarwanyi batsinze urugamba ikindi kimwe 50% cyangwa se ikindi kimwe cya kabiri mu gihereze abandi baturage bose b'abanya Israel mu cya gice kimwe cya kabiri mwahaye abarwanyi ngo muzagifate mubabwire mbere yuko babitahana mu rugo iwabo batange kimwe cya 500 sanga nk'umushumba kwigisha atarakwigisha ijambo kimwe cya 500 ahora kwigisha kimwe cya 10 oya ubiribamo na kimwe cya 500 gucyo kimwe cya 500 ngo bazagifate bagihereze Lazaro umutambyi mukuru ngo noneho ngo na cya kimwe cya kabiri cyaho abaturage mbere yo kugikoresha ngo babanze bakuraho kimwe cya 50 noneho ntabwo ari kimwe cya 500 noneho ni kimwe cya 50 ngo bagihereze abarewi barinda ihema ry'ibonaniro noneho babarewi bagabane cya kimwe cya 50 ndaje ndamubwani rero wa mupapa we ni umukiriya wa miliyari 5 yaboneka ahita ambwira ngo ari n'abantu ngo bashaka kuyigura ngo bo muri rege ngo nyine ngo bazabanza ngo komite gaterana ngikabyemeza ndamubwani rero buriya ntasenze na komite zabitera utwatsi nimba hari nabo wahaye yawe kugira ngo babikugiremo bariya y'ubusa umukira miliyari 5 ntago wamubona ntashyize isengesho watekereje neza ariko ituro turafata miliyari 5 tugabanye 50 kuba atazi kubigabanya ni miliyoni 100 ndamubwira nti ushobora kwemera gutanga ituro rya miliyoni 100 ugasenga ukabona umukira miliyari 5 ndanakorohereza mu buryo bworoshye uranyandikira urwandiko tugira uko turwaranje nk'abantu bakuru ngiye wizi miliyoni 100 uzazime ko bazaba bakwishyuye yabuze ubwenge yambwiye ati basi nsengera nzabone miliyari 5 n'ijana ari ryo ngo nabyo nari kubikora erega ikibazo cyabo ibintu byacu bemera ko bikora ariko twababwira icyo gukora bagatanya kutubwira uko babyumva none se nimba bashaka ko bikorwa uko byumva wajya ukabyikorera siko nta muganga ndajya kwivuzaho ngo nambwira ngo kuramo imyenda mubwira ngo ariko njye numva wamvura mfite imyenda icyo mbwenge ikora uko yakimbwiye ntacyo mpinduraho nta nubwo muganga ariko muganga wamvuye bwa mbere ngo yabigenje gutyo ariko nuko arangije arambwira ngo wapinga igihe bifata mu bwese skoro ngo fata izo dolari 100 ndabwira nawe kongeka nkubwiza ukuri dolari 100 ndazifashe ko n'ubu narayi wawe ntago nge ntuyaha ariko nta turutanze nta nubwo umukiri uzamubona ntari cyo bitwaye ureba mvuga neza mvuga neza cyane ntari cyo bitwaye ntari cyo ngutwaye harumenya kwatse ku mbaraga genda uba amahoro haciye mu cyumweru afata undi twajyanye umuhanuzi aramwandikira amubwira ati manza mutawazira nteye umwaka ati babakiriya banze kungurira ngo bazagura indi none bayigura miliyari 8 noneho aho kuguriye 5 baguriye 8 atahubwo reka we ari dukomeza gusengana ati ubibohoze ati mbona undi mukiriye wawe ndarabimbwira ndabimenya ndavuga nikomezanya nawe nge nta kibazo mfite ndangije nza kumenya yuko yabonye umukiriya wa miliyari 5 banavuganye amafaranga miliyari 5 ariko kubera ko yimereye nawe ati sintegereze 5 reka nzayafate bati rero turi kwa mbere tuzayagwa ku gatatu kwa kabiri ndamwandikira ntinamenye yuko wabonye umukiriya we 5 nina harya buriya kwanze kuma miliyoni 100 z'ituro ukaba ugiye kwihombya imari yawe ukayihombya miliyari 2 buri uri mu nyungu njye mbona uburyo mu mwitwara mbona mufite n'ubwenge iyo ni karikire mentale uhombye miliyari 1.900 kabiri none kubwiye ko yatanga kwe bakwishyuye iyo batakwishyura wari kumbwira ati ntibanyishyuye kuraho buri yurungutse koko kuri mwe n'imwe n'ijye abantu bashaka kwigira abahatari bapinga Imana ariko nkumva harimo n'ubujiji nta nyungu irimo ndi kumva ngo yanga urumva rega ngo nge aya ibintu bya ntibyumvikana kwasa ntabyo sobanura ngo byumvikane n'ubundi wari wampamagaye ko wizeye amavuta ntabwo agomba kwitwara kuri iyi sawa arongera nabwambwira amagambo abingereka ngo ngiye ngo mubira ngo by'umuntu avuze amafaranga amerewana 100 shango bya nubwo yasikoro jana ngo nta kintu wakoze ntacyo nakoze donc ibyo nkora ntacyo mba ndi gukora ibyo ukora nibyo
biba bifite icyo bivuze. Buriya rero hari abantu babazi ko umukozi w'Imana baravuga ariko abapasiteri ngo bajya bakakwaka amaturo ngo kajya gushaka uturimo tw'amaboko. Hariho nahise mbaza ubuse bazabwiye perezida akajya gushaka uturimo tw'amaboko na minisitiri w'intebe ngo bariya ngo kariya n'akazi bakora. Noneho ibyo nkora byitwa iki? Mba ndi guhamba imbwa. No? Perezida ayobora igihugu, umushumba ayobora itorero, kandi itorero naryo ni igihugu, ni ubwami bw'Imana. Kanguru ni uko umuntu udakora. Ndaguha urugero. Ko nabonye bibiri ivuga ngo udakora ntakarye, abonye ahantu bibiri ivuga ngo udatanga ntakarye. Wapi? Hari ahantu bavuga ngo umunebwe ku murimo we ameze nk'umuvandimwe w'umurimbuzi. Wari warabona ahantu bavuga ngo umuntu udatanga icya 10 ni nk'umuvandimwe w'umurimbuzi. Hoya. Umuntu udakora. Kandi nibo benshi baruzuye mu rusengero. Abari nka Petit Frere wa Devo. Ari nka Petit Frere wa Rusofero. So mu by'ukuri rero ni ibyo ngibyo. Prosperity Formula ni igitabo cyiza cyane cyane iyo bigeze kugufasha gutekereza. Ari n'abantu bavuga ngo Mutabazi ndatekereza cyane. Prosperity Formula igufasha gutekereza no kurenza Mutabazi. Kumenya formula y'uburyo ubikora kugira ngo byikore. Ya Prosperity Formula abantu. So mu by'ukuri rero nge ni byinshi. Nge nahamagara kwigisha, nahamagara kumwigisha. Tariki 25 z'ukwa 11 2018 ijuru riraterana bampa professor. Buriya mwisi ushatse wabyitwa ushaka. Ntabwo urashoshe nubwo ntavuga yuko naho ntahize mwisi. Sinanize ndi umuswa. Ariko ubajije ijuru yavuga ngo umugabo ni professor. Ni professor. Kandi buri iki naje kumenya nuko ijuru izi theology zo mwisi nta gaciro baziha cyane. Barambwiye icyo gihe iyo nama wari uyobe yarambwiye ngo zino theology zo mwisi nukumenya amateka ya Israeli n'imyizere itandukanye iba mwisi n'ukuntu yagiye yiforma. Geographical location. Yarambwiye ko ntago wamenya Imana uyimenyeye mu mashuri yo mwisi. Ariko umugabo arambwira ngo wari igikara cyane. Ntigaburiye. Hari abantu rero bambwira ngo yari igikara cyane ngo bwose ngo wasi daimoni. Imana ni black. Nta kara igira, ariko iramutse igize kara yaba ari black. Ariko umuzungu kubera ubukoroni yashatse kwemeza ko Imana ari umuzungu. Niyo mpamvu umuntu wakinisha isura ya Yesu bakinishije Deacon w'umuzungu. Secondly, Yesu ntago yari umuzungu, ntago yari afite kara y'abazungu. Ikindi ntabwo yari mwiza. Mu buhanuzi aravuga ngo ntago yari afite igikundiro. Ariko bakinisha Yesu ugaragara ko ari bogari. Umeze nka George Clooney. Babasore bajya batsinda amarushanwa y'ubwiza abagabo bakaba bambere. Tubeshywa byinshi mwiyobokamana. Bimwe nyine nubwo bukoroni bw'abazungu. Dawidi yari inzobe. Ngo ari umugabo muremure w'inzobe y'uburanga. Mu bazungu nta nzobe ibamo. Kandi Dawidi niwe wakomotseho Yesu. Ibyo bintu byo kuvuga ngo Yesu ni inzobe y'abazungu. Nako ni kara y'abazungu, ari red, ari white. Ni ikinyoma. Ijuru riraterana ngo Yesu ni muremure. Zakaya cyenda kureba Yesu ari muremure utekereza yuko atari kumureba atiriwe yurira igiti. Umuntu muremure ari mu bandi bantu umubona niyo waba uri mugufu umubona aba basumba. Ariko uratekereza Yesu ntabwo yasumbaga abantu. Ujye ureba ukuntu biri bivuga ngo yari yarameze ngo yakagabo kagufi ngo kimwemwe ugakenyeza ukambara umwambaro w'urukagukenyeza ukagukenyeza umushumi. Yesu nge mutekereza muri iyo format. Ariko nyine ni byinshi bitwigishwaho nabi nicyo nashaka kubwira. Ni byinshi twigishwaho nabi. Nimba ari uko abantu bamwe badafite impano yo kwigisha, nimba ari uko batabishyiraho imbaraga ngo basome ko ntago wakigisha udasoma. Akeshi hari uvuga ngo ari umushumba niteranya n'abantu. Rimwe na rimwe hari n'abakristo batabaye ngo umushumba wacu yarahindutse ngo urumva uburyo asigare kutubwira ngo ibintu by'inyubako ngo buri by'amafaranga byose by'amafaranga. Rimwe na rimwe umuntu akava mu itorero rimwe akajya mu nindi ugasanga yabaye ikirara nyine cyo mu madini kubera kutubahiriza inshingano aba ariko tubyita. Gusa ku rundi ruhande muri iyi minsi ndashaka kwataka isengesho. Nshaka kwataka isengesho. Narutse kuganira n'umuvandimwe wanjye tubata ariko abantu bose twasumye amateka yabo. Harimo umugabo umwe yari we Kinshasa. Bamwitaga Prophète Ndera. Ari Ndere. Yafite izina rya kumera nk'igiswa nk'iry'abasilamu. Ari Nde. Nzarireba neza. Uyu mugabo
wakemera ko na Thierry Osborne yamutinyaga, wakemera ko na Archbishop Benson Daoza yamutinyaga, wenda nk'ayangaye uyu mugabo Thierry Osborne yaje kumureba. Uyu mugabo afata Thierry Osborne amuga ngo reka tujye kubatiza abakristo. Osborne avuga ati tujye kubatiza abakristo. Ajya kubatiriza ku mugezi nko kwabajyana muri Nyabarongo. Bakihagera baravuga ati pastor ko muje hano se ati tugiye kubatiza abantu. Baravuga ngo ngo hano ngo muri aka gace ngo bari ingona nyinshi. Ati utegereje gaturaje zibone. Bagiye kubona nk'eshanu zirimo zikatakata mu mazi. Yaragiye kubatirizamo. Thierry Osborne aramuga ati tugiye gushaka andi mazi tubatirizamo. Uwo mukozi w'Imana w'Kinshasa abwira Thierry Osborne ati ko nta kwizera mugira. Ati none utekereza yuko ingona zahagarika umurimo wanjye wo kubatiza? Undi aramuga ati ariko ngiye ntabwo nakora. Ati niba muri Afrika ariko muteye kugira ngo nabatiriza mu mazi arimo ingona. Atari uwo mbatiza nabamushyize mu kaga, atari nanjye ubwanjye. Kandi kubatiriza ntihaba habuze. Umugabo atazamura ikiganza aravuga ngo ndategetse ingona nimuve mu mazi mbanze ndangeze umurimo wa data muragaruka munsoje. Akirangiza kubivuga Thierry Osborne yumva bitari bubi. Abona ingona zose zitonze umurongo zizamuka haraguru ziba mu mazi. Arabatiza asoje kubatiza, avuye mu mazi ageze hejuru abona zose ziragarutse zinjiye mu mazi nanone. Kwera icyo gihe Thierry Osborne aravuga ati mbonye umugabo ufite kwizera. Amen kabisa. Baza kujya muri conference imwe harimo na Bill Graham. Wese agenda bamuha iminota ngo bavuge ku mwuka wera, ari conference yo kuvuga ku mwuka wera. Abize theology baravuga umwuka wera, bavuga mu kigire cy'umwuka wera. Baravuga ati ariko hano umukozi w'Imana avuye muri Afrika reka nawe agira icyo tubwira ku mwuka wera. Umugabo agira gutya yewe ku mutwe mu maguru. Araseka. Aravuga ngo bamaze kuvuga theory na theology za mwuka wera. Ariko ntago mwuka wera bamuvugisha amagambo. Arahamagara mu mwuka wera ngwino. Arangije guhamagara gutyo hari umuntu wari uraho ngaho w'ikimuga. Ahita avuga ngo ituhaguruka ube muzima, uhaguruke muri iryo gare ryawe. Amen. Ahita haguruka, ahita ababwira ngo niwe mwuka wera rero. Mwe muri gusobanura ibintu byinshi gahibwira muri gusobanura mwuka wera n'uwinguye. Ntabwo baza ngo bafate ijambo ry'iminota 50 bari kumuvuga. Ni ibikorwa bimusobanura. Rero twaje kwitegereza dusanga nta muntu ugeze asenga iminsi 1000 ngo ubuzima ngo hataza impinduka zifatika. Ariko abantu babanebwa asenga 5 yakumva agize akayereko agahita agaruka. Yati maze ibe mu masengesho ati yavuganye nanjye. Ndaguha urugero cyagiye Jeune Kabanda yuzuza arena kazi iminsi 4 afite na live ya 2015 imukurikira. Kiri ikintu kinini cyagara abantu benshi babikora. Robert Kayanja yari yaje ejobundi. Reba ko none icyo gihe na Robert Kayanja yari mu Rwanda. Ariko ataje we yaje muri Human Foundation. Ariko uzarebe bari banditseho ko ari umunsi w'14 wo gusenga wo kwiyiriza. Batangiye covid igitangira. Nta muntu wasenga iminsi 1000 no stop. Ngo akomeza abe nk'abandi basanzwe. Ariko abantu nabanebwe umva ukuntu birivuga. Dore yari umuntu umeze ngo gusenga ko umukiranitse kugira umumaro yasenganye umwete. Ngo dore yari umuntu umeze nkatwe. Ngo reka asenga cyane asaba ko imvura itagwa. Ngo imvura imara imyaka 3 n'igice itagwa. Ngarongera arasenga. Abantu bari kudukurikira reka mbaho ubutumwa bworoshye ongera usenga. Wongera usenga. Ariko ngo yasenze imyaka 3 n'igice. Ese ubundi abantu bavuga ngo ubuzima bwarabacanze. So maze imyaka 10 byaragucanze. Senga senga imyaka 3 n'igice. Imyaka 3 n'igice ni nk'iminsi 1000 hafi na 500 200 imyaka 3 n'igice ya uko umwaka ni 335 gukuba kabiri ni 700 830 900 ubitatu igihumbi 730 kongeraho 300 ni 1030 kongeraho 35 1095. Ubwo imyaka 3 kongeraho igice iminsi 170 n'ingahe 180 ni ibire wenda.
igihumbi na mirongo icyenda na gatanu, reka tubyite bibiri, kongeraho ijana na mirongo inani na kabiri, ubwo ni iminsi 1382, ukuraho 5, 1377 n'itanu gutyo, 1370. None cyageje Julienne Kabanda yari amaze kurenza 3 n'igice. Niyo mpamvu wabonye biriya bintu binini bikuriye bikoreka. Nta muntu n'umwe muri iyi si wasenze iminsi 1000 na magana hata tubonye 1300 ningahe? Turebe gutya. Myaka 3 n'igice kuba ufata 3 n'igice kube 364. Ubonye kangahe? Kana turabanebwe basi. Nuwa ngo nyine dufashe 365 dukubye 5. Dukubye 3. 3 n'ibice 5. Tubonye iminsi 1095. Ni 3. Kongeraho igice. Kongeraho iminsi 182. Taranyaho iminsi 182. Iminsi 1277. 1277. Hazagira umuntu uyiriza iminsi 1277 asenga. Eliya yasengaga arya ibikona se n'ibyazanaga iminopfo, byazanaga iyikiza akarya. Jya ku mugoroba utuntu turinganiye iminsi 1277. Nimba ari ukuvamo biliyoni uzabawe, nimba ari ukwereka uzabawe, nimba ari gukora ku muntu igitangaza gihita gikoreka kizabaho. Ariko turabanebwe. Turabanebwe pe. Ndabyibuka nigeze Imana yigeze kumbwira ariko uzambariza barukore kuki bose byita abasirikare. Kadabya nayo ko turabasirikare ba Yesu. Akarimo kajya karemba ngo ndi umusirikare wa Yesu wo mu rwego rwo hejuru. Cyese nagara ko kavuga. Ahubwo arabaza ngo uri kaporari se, uri kapiteni se, uri koloneli se, uri generali se. None nimba utari generali uri iki? Iranki irenze aho ngaho ni marishari. Uri marishari se, yego. Turabasirikare benshi. Bwira Imana nereko rero cyo kumwe akabara ko atari abasirikare se ni gute wabinyumvisha. Imana irambwira none se Imana iyobora balance. Imana iyobora ikigo cya gisirikare. Ni ubwami. Ubwami se igihugu. None se ari igihugu zikigizwe n'abasirikare gusa. Igihugu cyo kigizwe n'abasirikare kikagirwa n'abasivile n'abayobozi. Ubundi nize ngere 3 ubundi zisa niziba mu gihugu. Igisirikare, igisivile n'ikiyobozi. Ariyo mpamvu n'urugero Daniel ntabwo yari umusirikare mu bwami bw'Imana. Yari umusivile gusa wo muri level y'abayobozi. Niyo mpamvu ngo yasenze ngo marayika Gabriel akamanuka ngagafatwa n'abamede n'abaperesi. Ariko n'urugero uzareba haneri y'ababyaba byaravuze ngo yarasenze ngo abamede n'abaperesi bafata ikirere cye. Yosuwa wategekaga izuba ngo zuba hagarara. Rikamara amasaha 12 ritagenda. None se izuba riragenda ubundi arinda anavuga ngo zuba hagarara kandi nacyo cyazo cy'amashuri makeya. Wasanga bitabyakavumbuwe yuko isi igira. Nuvuga ngo isi igira rotation na revolution. Revolution no kuzenguruka izuba, rotation no kwizenguruka. Yizenguruka amasaha 28 niyo mpamvu mu masaha 28 bwira bugake. Earth rotation. Kuvuga rero ngo izuba rirahagaze amasaha 12 Imana yahise hagarika rotation y'isi. Ariko uyu munsi abantu batizera ko Imana yahagarika rotation y'isi. Ishoboye byose batizera ko yategeka ingona ngo zive mu mazi abatize. Kandi akajya kwirirwa avuga umwuka we uramuvuga uramuzi. Kavuga yuko banahuye akabati nge nahuye n'Imana yigenza n'amaguru itateze. Abantu dufite ubunebwe bwinshi. Dusenge rero. Cyane cyane bahamagawe dusenge. Numva ko kantu karasobanutse. Ntabwo abarokore bose ari abasirikare. Ndago urugero. Hari umuntu mwamwicaye hano kamara ko ngo muri kirere harimo abadayimoni 70. Kandi we ntabubona. Muhani magambo we n'umusirikare muri ubwo bwami we ntaguriwe. Nikimenyimenyi ari kubona aduye niwe ntago umubona. Rero biravuze ngo ni nawe bireba kudiringa niyo haduye kuko we ntago bikureba. Yawe bikureba nawe wababonye. Ubunebwe rero muri byose. Ubunebwe abantu nibabureka dusenge. Cyane cyane muri no minsi abantu bakeneye gusenga cyane. Nk'isengero zigufungwa ntago ariko umuntu asenga urusengero. Ukaba mu nzu yawe usenge. N'uburi mu nzu urugenda wabuza yitike sengera mu muhanda ariko ugira ibicaniro byo gusenga. Abaririmbyi mureka kunjijisha musenge. Nge nayoboyeho korale amezi 3 ndi president wayo.
so nyobora korari rero noneho tuza kuririmba kavuga ngo umwami Yesu aza akebuka turebe nanjye nkebuke ndebe bagenzi banjye zababaza nimbese namwe mwahageze Imana ishimwe ko mutaguye mu nzira. Tubona yari ministry twari dufite icyumba gikora umurimo wa deliverance no gusenga no guhanura. Ubwo tukanabigisha n'ijambo none tuza kuzana amakana ngo reka tujye turirimba. Ariko urumva bose barabahanuzi nta muririmbyi n'umwe wari barimo. Bakazana utuntu tuturirimbo nyine bagiye bararuza ahantu kugira ngo tufate mu mutwe ntabwo nanone tuzasenga n'abantu umunsi wose tutanaririmbye. Reka rero dukore korari. Abantu bari baje ngo tubasengere barimo abadayimoni batangira kwigaragura hasi, abadayimoni babavugiramo babasohokamo, turakomeza turiririmbira. Uko turirimba abadayimoni babasohokamo, uko turirimba abadayimoni babasohokamo, uko turirimba abadayimoni babasohokamo. Dusoje Imana iravuga ngo abantu bose bari baje ngo basengerwe n'ubundi ibyari byabasenya byarangiriye muri iyo ndirimbo. Dusezere batahe. Abaririmbyi b'uyu munsi baracyabona baririmba bameze nka Dawidi ngo yacurangaga ngo inanga ye abadayimoni bagasohoka muri Sawuli. Urabona bigihari? Ntabyo pe. Bafata amajwi meza nk'ay'abadive bakajya bayaririmba. Asigaye habaho n'amarushanwa yo kuririmba bakaraga ijwi mu buryo bw'agatangaza. Ariko ibintu bidaherekejwe na Mwuka Wera. Nicyo kibazo kiraho. Ari n'ubwiriza akavuga udutekerezo twe ageze kuba atari kuvuga Bibiliya, ageze kuba nta n'amavuta biherekeje. Nagatangaza. Agatangaza biterwa n'iki? Nigeze gusenga ngera ku rwego rw'amasengesho. Umuntu aba arimo yicaye mu rusengero muri mikoro nkitsamura ngo te agahita avuga ku kintu cyari cyamfasha no guko numva kindekwe ngo kandi icyo nashaka gusengera bigata birangira agahita yigendera. Ngo nukuri nguritsamuye ubwa mbere bimbwira nagize ngo ni urwenya ari kuntera. Nguritsamuye ngo mpita numva ngo ikintu cyari cyamfashe kirandekuye. Hari umuntu yigeze ufata video yanjye arayidownloadinga kuri downloadinga ukajya ureba offline. Ari mu ndege irahubangana ita-equilibre. Mu bintu yatekereje hafite avuga ngiye gukora video ya Mutabazi kuri YouTube. Nyifungure nyirebe kumva ni offline. Ati ndabizi indege leta yikaruma. Ni nabimenye ngageze yajya ngashaka ituro y'igihumbi cy'idolari araryohereza. Ufite amafuta mugabo. Guzika indege yacu yari igiye gukora accident. Ngo nakura ikigano cyawe gusa nagifungura ngahita yikaruma. Umutima ndavuga naryo sindiya yagatidi. Buriya video yanjye niyo yikarumye cyangwa ari sanzwe uri bwikaruma ariko nyine niyo yabikoze. Reka tuvuge muri ubu buryo abantu bagomba kwizera. Abakozi Imana agomba gushaka amavuta, namwe mugomba kubaha ituro bitari ibyo bintu byo kubeshya. Ibibazo biri impande zose. Ari umukozi w'Imana usanga nta mavuta afite abeshya. Ari nawe yagusengera byakoreka ukamuremba ukamubeshya. None ugasanga impande zose hari ibibazo. Bibiliya y'ubwiriza ntavuga ijambo ry'Imana akivugira udutekerezo twe. None abantu bakajya bavuga ariko manzi Imana itagikora. Utekereza ko Imana yahindutse cyangwa abantu nibo bayobye. Ndabyibuka Imana yaransobanurira irambwira ngo iyo umuntu asenga iminota 3 ya buri munsi kandi atari wangari gusenga asaba ibintu ahubwo asenga mu buryo bw'intambara icyo bita spiritual warfare. Iminota 3 ihora ya buri munsi. Abantu batabizi 3 uzayisenga uri kureba ku isaha. Ukora intambara yo mu mwuka y'iminota 3 uzagira ngo usenze umunsi wose ntago ari mitoya. Imana yamwanga icyo gihe ubufite uba wambaye sergeant hano. Uri sergeant. Mwisi y'umwuka ufite sergeant. Dayimoni yakurebye abone sergeant. Noneho yizamuka yigira iminota 10 ya buri munsi y'urugamba rwo mu mwuka. Waba ufite ibibazo waba utafite 10 kagihoraho. Ngicyo gihe ubuzamutse ufite akanyenyeri kamwe. Iyo ugize 30 ya buri munsi y'urugamba rwo mu mwuka ukabasha kubikora imyaka 3 n'igice. Uba ufite twavuze iminota 3 tuvuga indi 7
7 nibwo ufite akanyenyeri kamwe, 10 uba ufiteho 2, oya 3 uba ufite akanyenyeri ufiteho Sergeant, 5 uba ufiteho akanyenyeri, 7 uba ufiteho 2, 10 uba ufiteho 3 ubwo ni kapitene, 30 uba ufiteho igihanga major, isaha ya buri munsi uba ufiteho koroneri, nibwo umutuku uba ugiye kwikora isaha, generali amasaha 3 ya buri munsi no stop, kandi mu rugamba mu ntambara y'umwuka mwangu mana ndagusaba rwose mibirayi oya urimo wataka isi y'umwuka, isaha uri koroneri, isaha 3 buri generali w'inyenyeri enye, abandi bashaka kuba ba marshal reka mbarangire ni isaha 7 za buri munsi, 7 za buri munsi zitavaho, waba ufite ibyo usengera butabifite, barero bari bageraga kuri iyo level ya 7 ba marshal kaye neze mbwira mu rukorwa arambwira ngo yarahamagaye ariko ngo no kurya nibibazo, ndaga nkorera ikintu kimwe gusa, nushaka kutazagira usengera ujye usenga hagati y'amasaha 3 na 7 ya buri munsi, bizagutonda nubwo uvuga ko nta byo ubukora nta nakazo ugere ko bizagutonda, ariko nubishobora umwaka uzajya kugera amafaranga azukabura naho yashyira, kuko uzawugera ku rwego uca ku muntu afite ikibazo gusa ukivuga ngo bibe bagiye kumwirukana mu kazi ndategetse, ku kazi bagahita bamwandikira bati twakoze inama twemeza yuko mwakomeza akazi kanyu, ariko nimba tugeze ku rwego ubu uhembwa miliyoni utanga icya 10,100 buri kwezi, umuntu mukorana cyangwa umuboss agashaka kwirukanisha, umushumba ukabimenya ko ashaka kwirukanisha, akarinda kwirukanisha umushumba wadasenze ngapfe, adasenze ngakora accident, adasenze ngo ajye bamwimure cyangwa se ajye kwiga hanze, adasenze nyine ngo ibyo biburizwemo, cyangwa umushumba bibaye na byiza n'iryo turushatse wazari mwima ko nese aba yakoze iki, wahindura aho usengera ariko none ntago ari byiza kubihindura, umushumba akomeza yamuhe nimba gushumba neza, ushobora gusanga gushumba neza, kwigisha neza, guha inama neza, noneho ubwo ufate andi angana nayo umuha uyaha umuhanuzi, noneho ufite icyo kirere cyayo mavuta, so niyo wenda twasoreza aho ngaho, abantu nibaze banjoyininge dukora amasengesho y'iminsi 1277, ngere yari umuntu nkatwe asenga imyaka 3 n'igice, asenga iminsi 1277, ngo ariko yarageze ku rwego ategeka ngo nimba ndi umuntu w'Imana ngo umuriro nuve mu ijuru batwike, ukamanuka ukabatwika, nubwo ndashaka abantu mugendera muri ubwo buntu. Iyi minsi tugezemo si yo kuzana ubunebwe, ikindi abantu b'iyi minsi noneho batubereye akamaramaza, icyambere benshi basigaye bajya kugura imbaraga ngo barabona ariho bikoreka, ngo nibwo bereko bakareba no mu mano no mu nda z'abantu, bakerekana na nimero za telefone n'ibindi nk'ibyo. None ikibazo cy'abantu bagura imbaraga aricyo kibazo cyambere bagira. Hari abantu bigeze kumva bafite amatiku kuri YouTube ngo babona Julienne Kabanda yaraguze imbaraga, ndagari mwarasaze. Nimba n'umuntu wakoze icyo kintu ntabwo yaba arimo. No munyamasengesho ari kubera iki? N'umuntu wese usengerayo aba afite endurance yo kuyasenga amasaha 3 adacecetse. Nta muntu wabaraguze ziriya mbaraga ngatoza abantu gusenga kuri urwego. Umuntu waguze imbaraga abashaka ko muza mukamwicara imbere byanarimba ntimusenge akajya ngo abareberamo ngo we mbonye ngibi nibi ngo nimero ya ngo si iyi ngiyi ngo na mama wawe nimero ye niyi ngo mbonye gutya na gutya. Kuri we mu nyungu ze nuko nta wasenga cyane. Kabiri abayum muhagera mwerekwa impano zanyu zigapfuba zikahagarara. Mu rusengero gasanga ni wenyine werekwa wenyine ariko. Gatatu umuntu waguze imbaraga akubwiriza gukiranuka ariko mwatandukana nimba uri umukobwa cyangwa umusore amarara akakubana menshi mwabwa makeya muhura ukora ibyaha bike cyane ntabyo ukora. Uko agenda akubwiriza uko agenda kuvuga ngo turi mu gukora iminsi 100 mukana yakora koko ubushyuhe bukakuzamukana wa mugana wa Bruce Melody ngo muri rugera mu 1000 umbaza yavugaga Bruce ni uhazi ugasanga ko niyo mbaraga mbi akorana nayo iri guzana icyo kintu.
ukagera ahantu wumva umunezero warakamye kandi ubundi imbuto z'umwuka ni umunezero n'ibyishimo n'urukundo mbese ukabona ko uri kugenda wangirika nubwo atari byo akwigisha. Kabiri, iyerekwa wajya kugira rigahita rikatingika. Gatatu, ntagutoze gusenga aho akaba ashaka kuza iteka ibintu byose mbese akaba asa nawe yahindutse imana yawe. Iyo umwitegereje ukamutega amatwi byose birakemuka. So nta mpamvu yo gusenga cyane. Ariko nimba umuntu atajya akunda gukoresha ibyo guhanura ahubwo agashyira imbaraga mu kwitoza abantu gusenga, uyu muntu ntabwo ugomba kumuvugaho ibintu nk'ibyo ngibyo by'amafuti by'amanjwe. So ni ibyo ngibyo abantu baza twisengere. Minsi 177 ndayitangira ejo. Ubundi hago uzansitaraho agasitara ku mavuta ubwo nyine nawe arabyumva uko bizamurangira. Meze nk'umuntu wayatangiye ariko kereka nimba ari kwakona. Oya nari maze ibisi ndi mu minsi 100 ariko ndashaka gutangira iminsi 177. Cyonze cyo ya etaje urayubaka kamwe. Urayubaka. Ntago ikibazo ni ibintu bifatika. Ahubwo tugomba kugira amavuta. Abantu bakaruhuka wahura n'umuntu gusa kuba mwahuye gusa. Ari umushumba ari inshuti yanjye yajya gasenga sida zigakira akagutuma igipapuro ukajya kwipimisha ugakira. Garura igipapuro cyanditse ko wakize kandi wari uri ku miti. Merewe nabi abasirikare baragushiranye. Noneho umuntu umwe utarabyaraga arizera aravuga ngo ngiye gukora ku ikote ry'umushumba nizere ko ndarara ntwite. Mwise akora ku ikote gutya kurura gutya gatoya. Arangije ariko arabonye n'umushumba ari kubwiriza ari gucamo hagati. Arangije arataba mutera inda. Amen. Nyuma aza gushima Imana avuga ati umushumba rero numvaga ntazakomeza kurushya abantu ngo munsengere. Ngenze numva turi gusenga numva mu kwizera kumbanye kwishinizera yuko ninga ukora ku ikote uri kubwiriza ndarara ntwise. Ati niko byagenze ati naratwite ati dore ndifite amezi angahe. Narinzanye ituro. Uyu munsi ntago abantu tugisenga ku rwego umuntu yakora ku ikote ryawe ngakira indwara ye. Kandi yuko ba Paulo na ba Petero na ba Yohana ngo bashyiraga abarwayi mu bicucucucu byabo bagakira. Ngo babakozagaho imiswaro bakagenda bakayikoza ku barwayi basize mu rugo bagakira. None se Imana dusenga ni muri umuntu we wa Paulo basengaga? No. Paulo arabwiriza utuka arapfa arangira agenda amwubara haramuzura. Aragarukana akomeza kumva ijambo. Kandi utuku yari ameze nk'abantu b'iki gihe. Ikibazo cy'imisi reka tuve ku rutugo. Paulo buriya urumva atari yabwirije amasaha arenze 4 ngo harimo arigisha ngo iby'igaburo nimba ari igaburo ngo utekereza ko utuko batari bamubwirije amasaha ziwe nanabahe. Urumva ndashaka kubwira iki ngiki uyu munsi bagwije ijambo ngo bwiriza ngo iminota 15 kandi ubwo babyinnye isaha 3 musigaye muri abacura gusa ngo nibyo bimanura amavuta se guteka ijambo ku buryo ryo ritakimanura amavuta. Babyinnye amasaha 2 bahanura isaha yose aba ba 3 bagwa iminota 15. Bano bundi ngo nta kindi ngo Imana yavuganye natwe. Iki gihe nta kimwe mutandukanye n'abacuraguza. Murabyinagura cyane. Cyangwa se bivuga ko uri muri gym tonic urashaka gushyushya amaraso mu mubiri agatembera se. No hari itandukanye hagati ya gym tonic n'amasengesho. Nigeze kujya ngira amasengesho twitaga operation Gomorora. Abantu baraza nkavuga ngo nta kwipresenta nta kwivugana ntago tugukeneye wowe. Twavuga dufite amasaha 5. Haga ngo tugiye gufata amasaha 2 dusenge no stop ni nkubona ucecetse ndagusohora. Abahanuzi bari nkavuga ngo nta mwanya gwanura ndabaha. Muri ya masaha 2 abantu bari gusenga ni ugira icyo ubona kuri kana kugende umurambike ikiganzo gisengere ni hari icyo umuhanurira ukimubwire dukomeza. Abaririmba namwe muzamura indirimbo yo kuramya. Nimba uri gusenga amagambo agukamana injira mu kuramya. Niwumva agarutse amagambo agarutse wongere wataka isengesho 2 hours no stop. Twonya dugafata 2 hours. No twaga dufite amasaha 3. 2 hours no stop yo gusenga no kuramya. N'abahanuzi bari kugenda babazenguruka barambika biganza. No, I work 4 hours.
2 hours no stop gusenga no kuramya n'abantu bagenda bazengurukamo 2 hours no stop nkavuga ijambo masaha n'akabaruzi nkahita mugani mutahe ariko nimba bigeze aho abantu bashaka ijambo ry'iminota 15 niyo minota 15 myinshi akayikoresha ariko babwira isombe yariye ngo n'imodoka asigaye afite na Tanzania yagiye nibura injira muri Bibiliya mu byanditswe sosoreyo ikintu biti ihishurirwa mu ijambo uri dutereke mu masaha 2 yose cyangwa 3 twongere twataka isengesha andi masaha 2 cyangwa 3 twitahire guhanura arashobora kutahanura n'ubundi so bikora n'Imana ibikora icyo kintu mugikoze umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu wa karindwi mukinja muri ya minsi 1277 ndakubwiza ukuri uwo wakumuriro icyambere umurozi uri muri quartier yawe ahita yimuka Imana yaransobanuye ngo nimba hari umurozi kumereye nabi ugomba gusenga ukajya ku rwego hano ku ikora ryabaho umutuku ubwo no guhera ku muntu usenga isaha ku munsi isaha 3 na 7 icyo gihe uri ku rwego umurozi wese utuye muri quartier abangamirwa gusa kuko watuye cyangwa se gusa wataha ugeze muri quartier agahita abura amahoro yazabona ibyo natazabivamo akahita yimuka none usanga umuntu w'umurokore w'umukozi w'Imana ngari kwimuka umurozi cyangwa nturanye n'umurozi shaka mureka ngo nimukari ahantu umurozi ubundi baramwica umurozi ufunga inzu yawe ugafata yitatu ukamurangiza bakamujyana rusororo ubundi ugatuzwa ntabwo uzahora usenga Mana uyu murozi undoga mw'izina rya Yesu gira icyo ukora gira icyo urema gikomeza amasengesho nyita y'uburyarya n'ubufariseri giti kinganza marumbo sambi tarumba bwugamo bw'umugara amagambo yose uvuze uzaye icyo asobanura igiti kinganza marumbo uzi cyari cyo ubwugamo bw'umugara uzi cyari cyo isambi tarumba ukumva meaning yabyo at least yarabiborotse gira icyo urema gira icyo ukora hindura amateka data ubwo amasengesho ubwo azakugezaho urabizi ko ushaka amafaranga bwira Imana uti nshaka miliyoni 300 cyangwa se uti nshaka miliyoni 30 nyashakira iki niki ndi imbere yawe ntago uzagenda utangiriye neza minsi 1227 uzajya kuyisohokamo wayatoragura wayabona kontra ukayakorera Imana ntago ijibura inzira ahubwo Imana itunze abantu babanebwe tugana ikiganiro numva ngiye gusenga kuko umuntu yaravuze ngo watugize ibigori waduteje inkoko tugomba gusenga kugera ku rwego uvuga izina Mutabazi nabi ugahenga mu munwa cyangwa ukamvuga nabi ukajya Faisal ayo wari ufite akongoza akagushiraho cyangwa ukamvuga nabi bakagufungira ubusa kandi bakakatira veni kandi ubizi ko utabikoze ariko nyine bareba mu bizibiti bareba mu bimenyetso akabona warabikoze cyangwa se ukajya rusororo tugomba gusenga Imana kuko ubwo Imana si ubw'amagambo ariko twabuhinduye ubw'amagambo mfite Imana ishobora byose dufite Imana uri kuvuga urugambo rw'iki kibazo cyawe nibigaragara ntago basobanura bigaragara Yesu baravuze ngafite ngo daimoni gushanga ngo munize bezebure tarambura ikiganza ati wakimuga wihaguruka wamupfuwe zuka ari ngo mwahoze mumvuga guki harya none se daimoni yarwanya undi daimoni satani yakirwanya ubwami iyo bwirwanyije barasenyuka ntabwo arafite umwanya wo gusobanura nimba atari bezebure baravuga ngo niwe Mesiya cyadutegereza undi yabatumye se timwe muri aho ngaho gatoya ipfa amatwi ibimuga bati mugende mubwire ibyo mubonye ipfa amatwi birumva impumyi zirareba ibimuga birahaguruka kuko muri Yesaya yarahanuwe ngo Mesiya naza ipfa amatwi bizumva impumyi zizareba ibimuga bizahaguruka nta gihe rero mfite cyo kugusobanura ko ari nge Mesiya mfite igihe cyo kubidemontra hari ibintu tuzajya twiga mu mibare ngo sokiri fare demontre ubundi dukeneye ko rivuga ubutumwa rya sokiri fare demontre ivuga ubutumwa ry'amagambo ntaho rifata nta naho rigeze umuntu rwose nta naho nicyo ryafasha abantu b'iyi minsi biyobagiza birakwiye ko umuntu afata itoro ry'Imana karikeneka karivuga ibyo ashaka bigahita bimubera nk'iby'i California ni Los Angeles ugahita umubwira uti ibyo bintu uvuze nguhaye iminsi 3 uzapfuka musaba imbabazi ku bwabyo
imana yacu ntago bayivugaho bene ayo magambo warengereye abana bati ntacyo tuvugana 3 days hari umugabo yagiye gushumba muri ADPR ntahavuga ubwo navuze idini sindavuga hariho ariko reka tuvuge ngo yagiye gushumba ahantu iyo ntavuga ADPR ni kuvuga hariho none arangije baramubwira ati abagabo hano bakomeye b'abakire ati nibo bayobora itorero ati yuje ntimujye imbizi ati niyo mpamvu ubona nta mushumba urenze amezi 3 hano we yarasimbuye yari yisabiye ko bamwimura ati nimutanyimura ndava mu bushumba kuko hari ahantu undi ni ibitangaza ubundi bamujyanyeyo agenda bamubwiye gutyo ahageze bamufungana umutwe inama yikoze bakora kandi kanama ku ruhande barabivuguruza arabimenya ahagara mu rusengero afata mikoro ati nk'umushumba wowe kanaka babandi banini bose ndabatenze abantu bari akangarana ngende umushumba ndabatenze mwese muzongera kugaruka kwigabura uko mbivuze kabiri ndabavumye abantu bari kanga ese aramupatse mu ADPR ukora ibintu nk'ibyo ku ruhimbe mu materaniro arangiye ndabavumye twereka akanya babakubitira ubusa babafunge babambure ibyanyu imodoka zanyu zikora amaksida kugeza igihe muzaza kunsabira imbabazi arasoza guhera ku kanya umwe muri bo yaratashye bamuha amakuru yuko imodoka ze 3 zose zikora accident umunsi umwe ikoze accident nyuma y'amasaha 2 ikoze accident umunsi ukurikiyeho nabwo abona bitangiye kumana nabi bose batonda umurongo baza kumusaba imbabazi ahamara imyaka 3 atahavuye kuko bose batinyaga amavuta ari muri ho cyaba barayubahaga iyo niyo mana tugomba gukorera na imana y'amagambo no kwigura no kwirwa wibombarika ku bantu wavuga ituro ngo ubwo n'ubwesikoro ikibazo nuko abyita ubwesikoro bikarangira aho ngaho atabonye imana adahuye n'imana ukorera kuko ejo azongera bivuge iminsi kamwesikoro kariyo ejo azongera bivuge so dukwiye rero gusenga none wenda tuvuge muri iryo jambo rimwe wongera usenge ngo yarasenze cyane arongera arasenga myaka 3 n'igice ejo nzayitangira abashaka ko tuzayitangira na cya tuzayijyanamo shano kuri n'abashaka iyo gitabo cya Prosperity Formula nimero ni 07 8 2 93 13 tuzayasengera mu muvumo bwa Aduramu ni groupe ya WhatsApp mfite yitwa gutyo Aduramu Prayer Cave tuzamaramo iminsi 1777 guherejo imyaka 3 mu masengesho imyaka 3 n'amezi 6 no kuri imana iri yari umuntu umeze nkatwe arangiza asenga cyane asaba yuko imvura itagwa imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa ariko cyagihe yari ari kugeze ka Kirete nubundi yahamaze iyo myaka 3 n'amezi 6 agaburirwa n'ibikona ariko nta kindi akororetse gusenga nta muntu wo kumuririmbira no kumucurangira ruhari yagombaga gusenga bwamwiriraho akarya iby'ibikona bizanye akaryama umunsi w'ejo nabwo kataka isengesho akaryama ejo nabwo kataka isengesho urabizi uwacuruza uba mu iduka shiki na miko abuze abakiriya mu gihe abakiriya babuze ataka isengesho uzabikora ukwezi kwa kabiri abakiriya bazatonda umurongo ni gute abakiriya bajya kwa Hajati mucuruza ibintu bimwe mu birangura mwese Dubai hari ubwo ari byo yakoze ngo ibya karite ariko ni nacyo cyatumye Kristo busuzugurika Hajati acuruza gute utaracuruza ngo ariko ngo acuriza ku miti none se ari imiti n'Imana ni ikiye gifite imbaraga naho ngaho ibintu byapfiriye byabereye akandare so twasoreza aho ngaho nimero nayibahaye banyandikire twataka iryo sengesho ry'iminsi 1277 noneho ubuzima mutazahinduka nashaka azaje azinduka ajye kuri YouTube zose abonye nyitumwesikora kuko nabandiwe reka tugushimire cyane ku Isano News Imana iguha umugisha natwe duhesha umugisha muri iyo minsi 200,277 Isano News nyesheje umugisha ni mwaguke mugire monetization mugire sub mugire views kuko byose bitangwa n'Imana
Amen. nitugera ku rwego tutakizera ko Imana ikora tuzaba twamaze kurangira. Byana tatubivamo kuko iki gihe tubirimo tubeshya se turimo dukora iki. So ni Imana nzima uko yari reje n'uyu munsi nikiri ko azahora iteka ryose kandi yaraduhamagaye. Naho abadufata y'ijambo ubwo nyine nuko natwe twabaye abanebwe arabikora akabona nta ngaruka agize. Ubwami bw'Imana bwabaye ubw'amagambo ariko si ubw'amagambo ahubwo n'ubw'imbaraga. Izina ry'Imana niyabwe icyubahiro. Ya nibyo nibashyireho gusenga, abantu basenge, abantu basenge. Ntabwo uzambwira ukuntu uri umwataka mu ikipe nimba ari Rayon nimba ari APR waramenye Imana ni kuki utera mu izamu ntibijyemo. Senga Imana igushyira amavuta yo gukora igihe cyose werekeje umupira ku izamu ugomba kujyamo. Ubwo uriya muzamu nawe naza kubizirikana nawe akajya mu bihe byo gusenga hari Imana izashyiramo balance. Hamwe honyine. Ndabyibuka umushiti wanjye twafatanye gahunda yo gutanga amasengesho y'imisi 1700 yarimo asenga nijoro. Arangije abona agasimba karaje kazenguruka itara karamubangamira. Arangije aravuga ati giye kuraka Imana turi kumwe. Tuwa agasimba nimba ndi kumwe n'Imana ati hitumanuka ugwe kuri aya meza nkwica. Arangije asubira gusoma Bibiliya. Hacemo iminota 10 karagwa. Anamubwira ngo ikintu ashaka kwigisha wagomba kwatura ngo manuka ugwe ku meza nkwice mpaka kabumanutse. Ariko wahise ujye muri Bibiliya nkaho ibyo waruvuza hari wisubiye. Abantu turi muri kunyumva ni bangaye mwavuze ngo mugiye gusenga mwangiza mukisubira. Urugero umuntu atangira sa Imana miliyoni 100. Mana miliyoni 100 ashira mu kwezi. Mana miliyoni 20. Ashiramo umwaka. Mana ni wamesha runazemera. Abakobwa yatangiye asenga sa umugabo ufite masters none asigaye avuga ngo niyo yari umunyonzi. Cyazo iyo ni sinye yo kutizera. Reberiya ko yabwiye umugaragu ati jya mu cyoko urebe ko imvura yaje. Ati ntayo subirayo bwa gatatu inshuro ya karindwi nibwo yabonye agacu. Iyo aza ko umunebwe nk'abanebwe b'uyu munsi. Kubundi ngo ko nasenze imyaka 3 n'igice ubu nari nkwiye kuba mubwira ngo jya kureba mu cyoko akabura y'igicu. Ariko ntago bisobanuye ko ugomba nawe kuba umunebwe. Abantu basenganye ubunebwe, kwizera bari mu bunebwe, ibintu byabo byose byubakiye ku bunebwe no kuri za logique. Mana mu mushahara wa miliyoni 3 ariko se ko nize masters kuko ntange ndarengera mba numvesha atari nde wazimpemba. None se uri gusenga diplome uri gusenga Imana. None se ijambo ntirivuga ngo nikora ibitangaza yonyine yimura imisozi itayimenyesheje. Nge nta na rimwe nzigera nizera yuko nshobora kuba nahamagaye Imana n'umukozi w'Imana nategeka ngo uyu muntu napfe ntapfe. Ntago ngizagira mbyizera. Niyo navuga ngo napfe ntapfe nzahora nizera kagomba gupfa. Ya Apotre reka tugushimire cyangwa se mvuga ngo ndi mu bunebwe nge nzasohokera mu bunebwe ubwo butware burahari ku bantu b'Imana. So abantu nibaze rero iyo nimero 0788391513 banyandikire bashyire mu buvumo bwa Duramu bwa online ubwo ni group ya WhatsApp dusenga imisi 1777 uzayirangiza akabona ubuzima budahindutse azakora icyo ashaka. Bozana 1777 ni imyaka 3 n'igice. Eliya yari umuntu umeze nkatwe ngasenga imyaka 3 n'igice ahagarika ikirere imvura ihagarika kugwa. Nta kintu gikomeye kimerera nk'urugero guseka. None se ni imyaka 3 n'igice kitatu n'igice kuva Covid yatangira yamaze kurangira. Hari aho wavuye hari aho wagiye ntukiraho se ubundi so wasenze byavuga ko nta bindi yakora. Kandi muri iyo myaka 3 sinagusobanuye ko ubundi amasengesho akora no guhera kuri koroneri uzamura. Koroneri si isaha imwe mu gitondo ugapfukama hasi ukataka isengesho ry'isaha ukahita bigira mu kazi cyangwa se ukataka amasaha 3 kuri level ya general. Cyo bitwaye uwumva yiyamenya akajya kuri ya level ya marshal ya masaha 7 ya buri munsi. Ubundi umunsi ugiye amasaha 28 watase isengesho y'amasaha 7 ukajya muri zindi gahunda uko nubundi ntago wakora gutunara. Tuvuge yuko ubyuse saa 9 kubita amasaha 7 saa 9 harimo gatatu amasaha 7 no kujya saa 4 saa 4 akaba ujya gucuruza usenza 7 ukabikora iminsi 1777 wagize ngo budget yabagicuruza yajya arangura imari kamwumira yajya acuruza ko imari yimaze
ati buriya namaze kumenya ngomba gucuruza ari uko asubiye Dubai. Ariko turabanebwewe aho kuririmba ngo turabasirikare benshi dushatse twirimba turabanebwe rwose benshi. N'ubu ngubu turi materaniro ndumva narambiwe cyane. None ngarika ijambo ryo rirabarambira cyane, ahubwo na pasteur urajya ambwira ngo mbwiriza igihe kirekire. Nigeze kujya muri ADPR ya Rukira, bama kubwiriza mbwiriza amasaha 6 ntacecetse ntahagaze. Kabiri barambwiye ngo nimbwirize ngo mbirambure bibe birebire ngo ko ngubundi baba bafite abavuga butumwa nk'umunani ngo none ngo bari kubona ari njye nyine uhari ngo kandi ngo kuko bari kugenda bakira abantu babasengera noneho batarasengera bakaguma mu rusengero none bagumye mu rusengero bagasakuza abandi bagasohoka bakuzura hanze. None barambwira ati gerageza ubwirize kandi ubigire birebire ko ushoboye, vuga amasaha 6. Muri amasaha 6 bakemera yuko abantu bari bacyaratse kujya kuri toilette bose babifashe, nta muntu wasohokaga nta wanyeganyegaga, bose bari bakurikiye. Nshoje ngo ndashoje ya masaha 6 abantu nka 50 bose basohokera cyangwa bajya kuri toilette bazibyiganiraho gusa kuko nyine bari babifashe. Nimba turi ku rwego none undi yarambwiye ngo ubundi menitike ngitwigisha yuko umuntu atagomba kubwiriza iminota irenze 45. Menitike se yahimbwe na Yesu na Paulo, ni isomo ry'abateoloje. None si iyo uryigisha Paulo utuko ntarinda ajya guhananuka. Tugomba gukunda ijambo, tugakunda gusenga, bigahinduka ubuzima, bigahinduka nka DNA yacu. Naho ntabwo uzaba umunebwe mu gusenga ngo nugera ngo ahantu ngo noneho utangire kwikanira ibintu umva se ngo ndategetse. Yaba kwikanira tuzabivugaho umunsi umwe. Yaba kwikanira byakoraga abasirikare ba FARDC babakubita Afurika yose bakayirukana. Uzi impamvu imvugo zabo ziba zifite kuvuga ni hanjagari. Yaba byakoraga ariko umuntu agenda akora imyitozo ya komando, wowe ufite imyitozo ya rukuruto niyo wakikanira, iyo mugeze mu gikorwa arakwicaza kiga. So rero dukeneye kugira ngo tuba abantu ko biriravuga ngo abamarayika bahinduye imiyaga, abakozi b'Imana duhindura imiriro. Tugomba kuba imiriro bya nyabyo, aho umuntu urimo abadayimoni mugera imbere akaba ati ndi gushya, aho umuntu watura ijambo akagenda akagongana naryo imbere. Kandi byose bizaturuka mu gusenga no gusoma ijambo. Ni ibyo bintu bibiri. Ngo intumwa zakoraga iki? Umwanya wazo wose bawukoreshaga basoma ijambo, banasenga, banigisha. Ni ibintu bitatu: gusoma ijambo, gusenga, kwigisha. None urabizi ko wigisha amasaha atarenze 2. Ubwo rero ndi kumva ibyiza andasigaye kurama yo kuryama nayo kurya no kwambara no koga, andasigaye yagabanyemo igipande kimwe gusenga, ikindi gipande gusoma ijambo. Nurangiza uzareba impinduka Imana izazana. Sidirakira ishirire mu izina rya Yesu. Nimba ari ugucuruza mu mwaka wawe ugeze kuri Actros, ubwo ariko nayo amahame yandi ari mu gitabo cya Prosperity Formula uyashyira mu bikorwa. Mu by'ukuri ntituzigere twitakana Imana. Twabaye abanebwe ntitubyemere. Ubu byutse bisigaye kuba bazanye sente bacuranze byakomeye. Ariko ntago dufite ibicano byo gusenga muri twebwe bihagije. Uririmba araririmba na amajwi ya danje, ariko ntago ari imiririmbire yakirukana dayimoni. Twagombye kugira ku rwego umuhanzi umuririmbyi aririmba umurwayi agakira. Situvuga mu Rwanda ngo twemera Mbonyi, nanjye ndamwemera byatari. Ariko nyine nashaka kubona Mbonyi uri kuri level ashobora kuririmba ikimuga kigahaguruka cyari cyicaye mu iteraniro. Amen. Kikamutumbira karirimba naraye ku marembo y'ijuru, cya kimuga kikumva neza, amaguru neza biraje, arahagurutse. Cyangwa se umuntu wari urwaye akavuga ati uzi ko nafite imihango idahagarara, ati Mbonyi yaririmbye numva neza irakamye ndabyumva. Guhera icyo gihe sindongera kubona ubwo burwaye ku buzima bwanjye. Dukeneye icyo kintu. Indirimbo ya Mbonyi ukayicome kuri mu iduka wabuza abakiriya, ukayizamura ukayifashirizwamo, abakiriya bagatonda umurongo ukabura no kubasavinga. Nimba atari iyo Mana dukorera, ni iyihe Mana dukorera? Ni Sekamana, ni Nyabingi, ni Dagoni,
kabiri kuki tutabirakariramo, kuki tutabibona nk'aho ari ikibazo, twabirabyakiriye ahubwo twabifashe nk'aho Imana isigaye ari nk'imihango, gusenga bisigaye ari nk'ibintu byo kurangiza umuhango, kandi twarabyakiye twarabyemeye. Ahubwo muri gukurikira abantu biriya nibunaka baguze imbaraga, ntimunakimenya kumenya umuntu waguze imbaraga n'utaraziguze. Barabimenya gute se kandi ngo arabareberamo, ngo abarebera no mu mano, aho bakakurebera munsi bareba no mu mano wungutse iki, wageze kuki se ubundi? Ni ukubona gusa kubwira ibintu ngo bigasohora, ariko ukabona urahora wizenguruka, ubona ujye wavansa wowe. So, Imana ibagire neza. Reka dukore ibyo ngibyo, abari bubishaka abari buhitemo ari uko babigenza. Shimye Imana yuko ikiganiro dukoranye cya mbere kivuze ibyo ngibyo, ko twakavuze byinshi tuzanavuga byinshi, ariko icya mbere kivuze ibyo ngibyo biravuze ngo ntegetse umugisha kuricana. Amen. No kuri wowe. Nimba ari ubwenge bigusaba ubugire, nimba ari igikundiro Imana ikiguhe, nimba ari ukubona inkuru mbere yuko abandi bayikoraho, Imana igukonekite n'icyo kirere. Amen. Amen. Akimugisha w'Imana mu izina rya Yesu. N'abari badukurikiye, hari ibintu njya nsenga wenda bikanyigagazaho, hari ikintu nzi kitajya kinyigagazaho cyitwa amafaranga. Imana yabimbwiriye Kanombe, mwakira amafaranga mu izina rya Yesu. Turayakiriye abantu bose. Bazabona amafaranga natuye bagezeho kandi bakemera ko ari njye wayabatuyeho, ukabona ari menshi, uzibwirize tanga ituro ry'Icyacumi, wakanda akanyenyeri, kandi nutanabikora nabwo Imana izakomeza yitwa Imana. Ariko tugendere mu ijambo, dukorere mu mahame y'Imana, kandi dusenge, twongere dusenge. Genda usenge, wongere usenge, tandukanye gusenga kwawe, uko niho nzagukiriza, nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe, zibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza. Akira amafaranga mu izina rya Yesu. Akira kwishyura amadeni yawe mu izina rya Yesu. Tuzaza tuvuga ibindi bitari ibi ngibi, wasanga ari n'ababigezemo batabyizereramo ngo bakabangamirwa, ariko ndabizi ko hari abantu benshi byaryoye kandi byabereye byiza, banabikunze. Niba nabikunda cyane bazakubwira tuzajya ducishamo nko mu biganiro bitatu, tubatera ikiganiro kimwe kiri muri iyi njyana no muri ubu buryo. Imana ikomeze yitwa Imana. Amen. May God bless you.